Duhere ku isasu cya mbere kirimbuzi cyangwa se ibyitwa nuclear bombs mu rurimi rw'amahanga cyakozwe mu buyobozi bwa plutonium ndetse kikaza gusumirwa mu gace ka South Alamos muri New Mexico ku itariki 13 z'ukwa kane mwaka w'1945. Guhera icyo gihe igisasu kirimbuzi gikorwa, ibihugu byose byerekanaga ubushobozi ndetse n'igitinyiro biciye mu gutunga ibyo bisasu bya kirimbuzi kuva muri uwo mwaka. Kugeza muri kano kanya ibihugu bigiye bifite ibisasu byinshi bya kirimbuzi bigenda bicirwa ku myanya ikomeye ifite igisirikare gikomeye mu bisirikare byinshi ku isi. Urugero rwihuse, igisasu cyitwa Saturn kabiri akaba ari igisasu kirimbuzi gitunzwe n'igisirikare cy'Uburusiya, akaba ari igisasu gitinyitswe n'ibihugu byinshi mu isi. Bikaba bivugwa yuko kugeza muri kano kanya igihugu cy'Uburusiya aricyo kiyoboye isi kugeza muri aka kanya. Ikiganiro cy'umunsi tukaba tugiye kuganira ku bisirikare bya mbere 10 bikomeye mu isi n'intwaro bifite kandi bizigira ibisirikare bya mbere bikomeye kurusha ibindi byose mu bihugu byose bigize isi. Muhaye ikaze kuri Ozone Info, wowe yakoze ikintu kiganiro wabasha kwiyandikisha kugira ngo n'ubutaha ujye ubasha kureba ibiganiro byose bicukumbuye bica kuri iyi channel.